Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani. Bavandimwe, icyo dusabye cyose turagihabwa, kuko dukurikiza amategeko y'Imana kandi tugakora ikiyinyura. Dore rero itegeko ry'Imana ni uko twakwemera izina ry'umwana wayo Yezu Kristu, kandi tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Kandi aho tumenyera ko Imana iturimo, ni uko yaduhaye Roho wayo. Nkoramutima zanjye, ntimugapfe kwemera ubonetse wese, ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe, kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana, kuko hadutse abahanura b'ibinyoma benshi bagakwira isi. Dore icyo muzamenyeraho ibikomoka ku Mana: uwemera wese Yezu Kristu wigize umuntu aba akomoka ku Mana, naho utemera Yezu, uwo ntaba akomoka ku Mana, ahubwo aba akomoka kuri nyamurwanya Kristu, wa wundi mwumvise bavuga ko azaza, none ubu akaba yarageze ku isi. Mwebweho twana twanjye, mukomoka ku Mana kandi mwatsinze abo bahanura b'ibinyoma, kuko ubatuyemo asumbye kure umugenga w'isi. Bo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga ururimi rw'isi, maze ikabatega amatwi. Twebweho turi ab'Imana, uzi Imana aratwumva, naho utari uw'Imana ntatwumve. Aho rero niho tumenyera umunyakuri n'umunyabinyoma. Iryo ni ijambo ry'Imana.